Jesus Christ the Sovereign King Reigns TV iguha ikaze. Twongeye kubaha ikaze kuri uru rubuga rw'uburezi. Turashimira mwebwe mwese mukomeje kuduha subscribe no kuduha ibitekerezo. Tugiye kubagezaho inyandiko kurerera igihugu intiti twashyize ahagaragara nk'igikoresho cy'uwiga n'uwigishwa ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko kugira ngo barusheho kwisobanukirwa, bityo dukore umurimo tuzi igikoresho cy'ubwonko dukoresha uko giteye. Turayibagezaho irambuye, hanyuma tuzafata umwanya wo kugenda tugaruka kuri buri gace ku buryo bwihariye. Murezi, ireme ry'uburezi rireba umubyeyi nk'uko rireba mwarimu. Umubyeyi niwe mufatanyabikorwa wa mbere mu burezi bw'umwana we. Kwigisha umwana bihera mu maboko y'umubyeyi bikazakomereza mu maboko ya mwarimu ndetse n'aya sosiyete. Kugira ngo rero urera agere ku ireme ry'uburezi agomba kumenya ibintu bitatu. Icya mbere, nta mwana uvuka ari umunyabwenge cyane. Umwana wese witaweho aba umunyabwenge. Ugomba kumenya ko ubwonko bukora n'uko bukura kugira ngo ufashe ubwonko bw'umwana gukura hakiri kare. Icya gatatu, inyubako z'ishuri si zo ngombwa, ahubwo dukwiye guha agaciro inyubako ya porogaramu yinjira mu mutwe w'urerwa. Ibi rero nitubimenye tukabishyira mu bikorwa, nta kabuza urerwa azabarirwa mu ntiti. Nubwo imikorere y'ubwonko ari kimwe mu bisaba ubuhanga buhanitse, iyi nyandiko ishyizwe ahagaragara mu rurimi n'imvugo yoroheye buri wese. Iratanga ibikorwa bifatika wakora ngo ukore ku bwonko. Abahanga benshi nyuma yo kubona ko kugira porogaramu nziza n'amashuri yubatse neza bidahagije, bitaye ku kumenya ibintu bibiri. Ni gute umuntu yiga kwiga? Ibi basanze ishuri kereka make cyane ritabyigisha. Icya kabiri bitayeho kumenya ni gute ubwonko bukora. Iki kibazo gifitiwe igisubizo n'abantu benshi bitaye ku mikorere y'ubwonko, ariko ubumenyi bugumya kwiharirwa na bake, ku buryo amashuri atabumenye ngo abushyire mu bikorwa. Amashuri ni ryo soko rya mbere ribona abaguzi b'ubumenyi, ni nayo mpamvu yari akwiye kwita kumenya uko ibyo abanyeshuri bahawe babigumana kandi ku buryo burambye. Nyamara umubyeyi niwe mwarimu wa mbere w'umwana we. Tugiye kwifashisha bumwe mu bushakashatsi maze tugufashe gusobanukirwa ibyo. Inzego z'ubumenyi. Ubumenyi bugira inzego zinyuranye. Iyo weretse ubwonko ikintu, bunyura mu nzira tugiye kureba kugira ngo buzagere ku rwego rwa nyuma, ari rwo gushyira mu bikorwa no mu buzima busanzwe ibyo wize, ari byo bita mu ndimi z'amahanga transfert de connaissance cyangwa se knowledge transfer. Iyo ubwonko bwasimbutse rumwe mu rwego rw'ubumenyi, igihe buhabwa isomo bitewe wenda no kwirukansa porogaramu ngo irangire, kutita ku muvuduko w'uwiga, kuvangavanga amasomo igihe ubwonko butarashyikira ubwigenge bwa rimwe muri yo n'izindi, ibi bizasiga icyuho mu bumenyi bw'uwize ku buryo adashobora kuzagera ku rwego rwa nyuma rw'ubumenyi, ari narwo rukoze ubudasa bw'ibihugu mu bijyanye n'iterambere. Bizaba ari inzozi zitazajya mu bikorwa abarezi ntibibwira ko ubwonko bushobora gufata ikintu bweretse bwa mbere. Ibi bizarushaho kuba akaga igihe uwiga ari umwana. Wamweretse ikintu bwa mbere, ukongera ukamwereka ikindi nyuma y'isaha, ukamwereka ikindi. Uba wimye umwana wawe umwanya wo kwitegereza no gukoresha ubwonko bwe umurimo ukurikiraho. Ikintu gishya ubwonko bubonye bwihutira kugisobanukirwa. Uru ni rwo rwego rw'ubumenyi abahanga bita comprehension cyangwa se understanding. Uzabona abanyeshuri benshi barinze bagera muri za kaminuza biga bashyize ibirenge mu mazi kugira ngo bafate mu mutwe, bareba hejuru basubiramo ndetse bagasinzira bagasubiramo. Izi mbaraga abanyeshuri bakoresha nta kindi gituma zitakara, ni uko ubumenyi baba bahawe baba batabusobanukiwe.
Ubwonko bwikorera inzira bukayinjiramo bwumva ikintu bukagiha ubusobanuro kugeza aho bukibonye bukajya bugisobanukirwa. Iyi niyo mpamvu rero amahitamo yacu akwiye kuba kureka uwiga akinjira mu bumenyi, isomo akarisobanukirwa, akarisubiramo rikagaruka mu yindi shusho, akongera akabusubiriramo kugeza igihe ageze ku rwego rukurikira rwitwa kumenya, connaissance, knowledge. Iyo bakwereka igikoresho gifite umubyimba kandi gifite impande enye zishushanyijeho ibintu bidasa, ubanza kujya witegereza rumwe, warangiza ukagaruka ku rwa kabiri, ugatangira kwitegereza neza witonze ibiruriho. Ubwonko bwawe bugatangira kubiha ubusobanuro. Mu kubiha ubusobanuro, ubwonko bunyura mu nzira zitandukanye. Iya mbere ni ukubisanisha n'ibyo bwabonye. Iya kabiri ni ukubisesengura bugasanisha ibice bimwe n'ibyo busanzwe buzi, cyangwa kubiha izina rijyanye n'ibisobanuro bubihaweho. Noneho bukurikizaho umurimo wa gatatu ari wo bita kubibika cyangwa se memoire. Uburyo rero ubwonko bubika ibintu ni kimwe mu bibazo bikomeye bituma uburezi butinda kandi bugatanga igisubizo kitarambye. Ubwonko bugenera ikintu iki n'iki icyumba kizatinda cyangwa kizaramba bitewe n'uburyo wowe ubuha amakuru ububwira ko ikintu ubuhaye bugomba kucyitaho, bukakibika kandi bukakigumana. Ni ukuvuga ko ushobora kuziga ikintu inshuro 40 ubwonko bwawe ntibukinjize neza bitewe n'uko utabuhaye amakuru ko icyo kintu gifite agaciro. Ubwonko bwacu bukora akazi ko gutoranya no guhitamo ibyo buha agaciro bukabibika igihe cyose twe tutabibumenyesheje. Ibi rero bibyara guta umwanya. Aha twafata urugero rw'umuntu muhora muhurira ku muhanda mugiye gutega imodoka. Kubera kumubona buri gitondo, ubwonko bwawe bufata isura ye, ariko kuko nta na rimwe wamubajije izina, mushobora kuzategana imodoka imyaka 40 mukamera nk'abaziranye, ariko nyuma y'iyo myaka ukazasanga utazi uko yitwa. Kubera iki? Kubera ko utahaye izina ry'agaciro ngo ujye urihuza nawe uko umubonye. Ni ukuvuga ko ubwonko bwawe buba bwarabitse igice cy'amakuru, nabwo atari ukubera ko ubishaka, ahubwo kubera ko ubuzima buba bwarashatse guhura n'uwo muntu buri gitondo. Kubera rero ko nta gaciro wabihaye, bishoboka ko igihe cyose uwo muntu waba utakimubona, ubwonko bwamushyira mu cyumba cy'ibidakenewe cyane, ushobora kuzajya gushakamo ubumenyi igihe byazaba bibaye ngombwa. Iyo rero ubwonko bumaze kubika ibintu, butangira kubyitaho, bukabicamo uduce, bwumva buri cyose, bukagicagagura, bukumva buri gace, bukagaha inyito, bukagasesengura. Ni umurimo wa kane ubwonko bukora mu kumenya. Babyita analyse cyangwa se analysis. Nyuma y'uwo murimo, ubwonko burongera bugahuza twa duce, bukaturema neza. Iyo bwatweretswe neza maze bukaduha ubusobanuro, bukaturemera inyito yatwo bwite. Muri make buhuza utwo duce, bukaduha izina kandi bukatubika ahihariye. Niho umumaro wa gatanu w'ubwonko witwa synthèse cyangwa se synthesis. Urugero, umuntu ubonye inka abanza kuyireba, atangira kureba ibice biyigize bitandukanye n'ibindi. Ifite amahembe, amaguru ane, umurizo, ni nini, ikunda kugira amaso yirabura. Inka zigira amabara atandukanye, ariko zose ni inka. Zibamo inyana n'ibimasa kandi zibyarira amezi 9. Ntabwo zibyara vuba nk'ihene kandi aho ziba ni mu kiraro. Ubwonko bwakoze akazi ko kumenya inka. Uko bubonye inka, bujya kureba muri ya shusho bwabitse hahandi bukamenya ko ari inka. Ariko niba bufite akanya butuje, butangira kwita ku ibara ryayo, bukareba niba hari aho bwabitse amabara bwahabura, bukaba bwabaza, busaba ubufasha. Bugakomeza kureba uko irisha, bukabika ijwi ryo gukanja kwayo, bukareba uko igenda, bukabaza uko ikamwa,
cyangwa bukabyiga, bwageraho bukayifataho icyemezo. Bushobora kugira buti nanjye nkwiye korora inka, cyangwa se bukagira buti inka ntabwo yantwarira umwanya irarushya. Aha rero ubwonko buba bwakoze akazi ko kuyigaho, kuyisesengura, kuyimenya neza no kugaragaza agaciro kayo. Niwo murimo wa 6 witwa evaluation. Uyu murimo usa n'umwe muganga akora iyo akubajije uko wiyumva n'ibimenyetso by'indwara ufite, agafata ibizamini, agasaba ubufasha bw'abize kureba no gusesengura ibigize amaraso, bakamuzanira ibisubizo, akakubwira ati urwaye iyi ndwara. Ibi bintu abihuza n'ibyo yize kandi yabitse mu bwonko. Nguku uko twiga kandi nguku uko tugira umumaro mu buzima. Bazavuga rero ko twize ryari. Iyo dufashe ibyo twize tukabyemera, tukabishyira mu buzima bwa buri munsi, ari byo transfert de connaissance, knowledge transfer. Niba warize ariko ukaba udashyira mu bikorwa ibyo wize, ubwo ntabwo uba warize. Ibaze nawe umuganga wize uko ibihaha byangirika, agafatwa na kanseri y'ibihaha kubera kunywa itabi. Yashoboraga gusaba ubufasha ababyize bakamufasha kuva ku itabi, naho ryaba ryaramubase, ariko kuko atigeze yemeza ubwonko bwe ko kunywa itabi ari bibi, abaho nk'utarabyize. Ubuzima bwacu rero bugira agaciro mu maso y'utarize ibintu igihe cyose atubonyeho ubudasa mu guha agaciro ibyo twize. Ngiyi impamvu igihugu kigira abantu bize ubutabire ariko inganda zigakorwa n'abanyamahanga bakizamo. Ngiyi impamvu kigira bize ubuvuzi ariko abenshi bakigira mu mahanga kubera ko igihe bigaga muganga aho guhuza ubumenyi no gutanga ubuzima yabuhuje n'ifaranga ritubutse. Imyubakire y'uburezi bwacu izagira agaciro igihe umubyeyi yitaye hakiri kare kumenya icyo umwana akunda, akacyitaho, akamufasha kugikunda kurushaho kandi akamufasha kukiga byimbitse. Iyo umwana yiga ikintu akunda bimutwara imbaraga nke cyane. Bigereranywa n'uko nta wigisha umubyeyi gutwita. Bimubaho kandi akabishobora. Aha rero tuzamenya neza ko umwana wize ibyo akunda kubera ko bigezweho, kubera ko ababyeyi babimuhitiyemo, kubera ko bamubwiye ko ari byo bitanga amafaranga, aba ari kuyoba inzira cyane. Bitazafasha ubwonko bwe gukurikira za nzira zose kugeza abaye ingirakamaro mu buzima. Reka twongere twibukiranye imirimo ubwonko bukora iganisha ku bumenyi no gushyira mu buzima bwacu ibyo twize. Uwa mbere ni ugusobanukirwa, uwa kabiri ni ukumenya, uwa gatatu ni ugufata mu mutwe, uwa kane ni ugusesengura, uwa gatanu ni uguhuza, naho uwa gatandatu ni ukwibaza ku kintu no kugiha agaciro. Hari indi mirimo rero ubwonko bwacu bukora ya ngombwa cyane mu kuba twaba abantu b'ikirenga mu buzima, kandi iyi mirimo ntabwo ituruka ku kuba twarize cyangwa tutarize. Iyo mirimo niyo y'ikirenga mu y'ubwonko bubasha gukora, ndetse niyo yubatse ubudasa bwacu n'abandi mu by'ubwenge. Iyo mirimo uwa mbere ni ugutekereza, imagination. Ubwonko bwacu burushaho gutekereza iyo twabumenyereje. Tubuha amakuru yo mu majwi no mu mashusho, tubwereka ibifitiye umumaro kandi bitandukanye, dukomeza kandi kubibwereka. Aha rero amakuru duha ubwonko bwacu ni nayo abuha akazi. Tekereza nawe umwana uhora wereka filime zo kwica. Uwo mwana azabimenya, abyitegereze, maze ubwonko butangire kwikorera akazi ko guhimba uburyo butandukanye bwakwicamo umuntu. Uko areba ayo makuru muri we hakorwa umusemburo umutera ibyishimo ariwo dopamine, maze akazageraho akabigira ibye, akumva kubikora niwo munezero we. Bene uyu ntabikorera amafaranga, ahubwo wa musemburo nicyo gihembo cye. Uyu rero azatandukana n'umwana wereka amoko menshi y'indabo, ukamwereka aho bazihinga n'uko bazitegura, nawe azakunda ibi, ndetse kuba mu ndabo bimubera igihembo. Azazihinga
kandi n'aho atabona abaguzi, kuzitaho n'umunezero bimuha bizamutera gushakisha ikintu yakora kimuha uko abaho. Ariko byanze bikunze kubera ko azikunda, azazivanamo ibindi bintu. Ubusitani abantu batemberamo bakishyura, hoteli igizwe n'indabo. Ngiyi impamvu ushaka guhindura imbaga ahera mu bana. Ibyo beretse byose ubwonko bwabo bubyitabira vuba cyane. Undi murimo ubwonko bukora unafitanye isano n'uwo hejuru ni umurimo wo guhanga udushya, creativity. Uko umwana wawe atangira guhanga udushya kandi ukamureka agakora amakosa akayasubiramo, ni nako umuha gutinyuka. Aha ni naho abana bo mu bihugu bikennye batinya kugerageza kugira ngo badatakaza ibyo bafite, kuko ababyeyi babasubiriramo ko kugerageza ugatsindwa ari ikosa. Nyamara mu burezi twemera uburyo bwo kugerageza no gukora ikosa nka bumwe mu buryo bukomeye cyane bugize ubumenyingiro. Ikintu wigeragereje ukagitsindwa ukagisubira kugeza ukimenye, gitandukanye cyane n'ikintu undi muntu aguha ngo warakizi. Birya ni nko kugaburira umwana ifi atazigera na rimwe abasha kwirobera. Birakwiye ko abiga bigira mu ngiro, mu kugerageza nirwo rufunguzo rw'ubumenyi. Undi murimo ukomeye ubwonko bukora ni ukwiyubakamo ubushobozi bwo gukora ikintu vuba, ukakinoza kandi ugatanga igisubizo mu mwanya ukwiye. Nibyo bita efficacité. Aha rero hazamo n'ubushobozi bwo gukemura ibibazo vuba, gushakira ibisubizo uruhurirane rw'ibibazo, kandi kikaba ari igisubizo nyacyo, kuko hari n'igihe ushaka igisubizo kidakwiye. Iyi mikoro itatu ntabwo umwana ayikura mu ishuri, ayikura mu buzima ahura nabwo cyangwa anyuzwamo. Ngiyo impamvu uzasanga abantu bize bafite ubumenyi bwo gusobanura uko ibintu bikorwa no kubinenga, ariko badashobora kubikora. Nyuma yo kubyiga baba bakeneye kubikora, nyamara umukoro wa mbere wo gutekereza ukwiye gutozwa ubwonko bukiri buto, ndetse no kugerageza ugatsindwa ugasubiramo bikorwa n'abato, kuko umuntu umaze gukura aba amaze kwinjiza mu turemangingo twe ubwoba n'umubabaro ujyana no gutakaza ikintu. Bityo uko umuntu atekereje gukora ikintu akagihuza na bwa bwoba, akananirwa kujya imbere. Urugero, uzasanga abantu bakuru benshi bakubwira ko bifuza kwikorera, ariko bake cyane nibo batera intambwe ijyana n'ingufu zisabwa mu kwikorera. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya ku bwonko bwacu ni uko bubika ibintu bwahaye agaciro, buratoranya. Ibi ubwonko bubikora kugira ngo buturinde akajagari k'amakuru atari ngombwa. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ku bwonko bwacu ni uko muri bwo hatabamo oya. Ibi biragufasha kumenya impamvu umwana akora amakosa menshi. Tumubwira ibyo atagomba gukora, ahubwo umwana tugomba kumubwira ibyo agomba gukora. Tugomba kumwereka icyiza. Urugero, iyo ubwiye umwana utaratangira kuvuga uti wikwicara ku musambi, ubwonko bwe bwumva amagambo abiri: kwicara, umusambi. Uzasanga rero akoze ibyo umubujije, ndetse wibaze ko ari gusuzugura. Umuhane, nyamara we wamuhaye amabwiriza nabi. Aho kumubuza kwicara ku musambi, bwira umwana uti icara ku ntebe yawe. Uba umuhaye amabwiriza yoroshye kumva kandi asobanutse. Ibi rero birakomeza no kugeza mu ishuri, kwereka umwana icyangombwa mu buryo bworoshye kandi busobanutse n'icyo afata. Subiriramo umwana ikintu cyiza kandi umwubashye aragikomeza. Urundi rugero ni nk'igihe ubwiye umuntu mukuru uti reka kunywa itabi rizakwica. Nubwo azi ko ryamwica, akomeza kurinywa. Kuki? Kubera ko ahubwo ubwonko butangira kuritekerezaho cyane. Byaba byiza aho kumubwira iby'itabi, ahubwo wamubwira uti niwumva mu bitekerezo hajemo inyota, ujye urya urubuto.
Ibi bikanakwerekeza no kumubwira ubwiza bw'urubuto mu buzima bwe ku buryo atangira kuruha agaciro. Aha uba uhaye ubwonko ikintu cyo gutekerezaho kandi gisimbura cya kindi. Uko yumva agize inyota agahita yihuza n'urubuto. Nguko uko ujya kumva ukumva umuntu yahinduye ubuzima atagikora ikintu kuko yahawe igisimbura icyo yakoraga, nanone kandi gihuje n'icyo akunda kandi akeneye. Ntabwo ubwonko bw'umwana buberanye no kumuvangavangira. Buhita bubura icyo bufata n'icyo bukora, bukivumbura cyangwa bukagenda buhoro, cyangwa se kubera ubwisanzure abana baremanywe, umwana akakunanira agahita yihitiramo icyo we agomba guha agaciro. Nta gitangaza kirimo kandi na mudasobwa iyo uyisabye gukora ikintu ukongera ukayisaba gukora ikindi n'ikindi, ishobora guhagarara cyangwa kugenda buhoro. Urugero, kuvangavangira umwana w'umuhungu amasomo ukamutota kuyafata yose kandi ubwonko bwe buremye ku buryo akora ikintu kimwe. Ashobora guhita byose abyima agaciro agahita agaha gukina. Azajya yicara mu ishuri kubera itegeko ariko ubwonko bwe buri gutekereza isaha yo gukina. Ibintu byose abikore kubera kwikiza, maze isaha yo gukina nigera ashyiremo imbaraga ze zose. Ibi azabikomeza kugeza igihe cyose azatangira guhuza ishuri n'ubuzima, amenye ko natiga azasigara inyuma maze asange yaratakaye cyane. Umwe azahitamo kubivamo ajya akora akazi gaciriritse ariko agumana ubwisanzure kandi azaba anezerewe kurusha uwiga atishimye. Muri ka kazi ashobora kuzavanamo umwuga akunda kandi akisanzuriramo. Undi azahanyanyaza akomeze ariko bimusaba imbaraga nyinshi kugira ngo afate ibyo atafashe. Ibintu bitandukanye cyane n'umwana w'umukobwa, we aremye ku buryo ashobora gukora ibintu byinshi icyarimwe. Twitegereza umugore mukuru, ashobora koza umwana, atetse, ahetse undi mwana, ari kugenzura abakozi. Ibi no ku mwana w'umukobwa muto niko bimeze. We kumuvangira ubumenyi bimutwara imbaraga nke ngo bifate. Ashobora kwiga kwandika, akaryoherwa no gusoma, akinjizamo izindi ndimi, akiga ubumenyi bw'isi. Nyamara umuhungu muri ibi byose niba yahaye agaciro gusoma nibyo ari gushyiramo imbaraga. Kumenya imiterere y'abana tukayiha agaciro igihe bari kwiga kandi tukumva impamvu bamwe bihuta abandi bagasigara inyuma aho kubitabazwa, bizadufasha cyane mu kwigisha neza. Ubwonko bugomba gusubirirwamo. Ushobora kwereka umuntu ikintu inshuro 10 atarakimenya. We wibwira ko ntacyo azi ariko burya agenda amenyaho akantu kamwe kamwe akazagira igihe cyo kugihuza noneho akakimenya. Ubwonko bw'umwana busaba kwerekwa kenshi nta kubwirukansa. Tugomba kubibonera igihe kurera. Tugomba kubibonera igihe gutanga ubumenyi bw'ibanze bugizwe no gusoma, kwandika no kubara. Ibi ntitugomba kubyirukansa no kubifata nk'ubundi bumenyi kuko nibyo bihenze ubundi bumenyi. Ibi kandi bizatezwa umurindi no guha ubwonko ikintu kimwe. Ubwonko bukabona umwanya wo kucyitaho cyangwa se guha umwana ibintu byinshi bitandukanye, ubwonko bugatinzwa no gukora imirimo myinshi. Ubwonko rero busaha agaciro ubumenyi igihe wakomeje kubusubiriramo ko iki kintu ari ngombwa. Nyuma rero y'isaha imwe gusa ubwonko bwize ikintu gishimishije bwibagirwaho ibirenze 50%. Umunsi umwe nyuma yo kwiga ikintu tuba twibuka gusa 30%. Nyuma yaho ibyo twize cyangwa twabonye birahanagurika byose. Ni gute rero twakwibuka ibyo twize kandi by'igihe kirekire? Abahanga mu bumenyi bavuga ko gusubiramo ari byo bibyara ubumenyi ku rwego rwa siyansi. Bumwe rero mu bumenyi bwo gufata ikintu mu mutwe ku buryo kitazasohokamo bwitwa gusubiramo uhana intera. Ubwo buryo buteye gutya: niba udakeneye kuzongera gukoresha amakuru, yakoreshe rimwe uhita uyarekeraho.
Subiramo ubumenyi ukimara kubwiga. Ni ukuvuga fata akanya ko gusoma ibyo wize ukimara kubyiga. Subiramo icyo wize nyuma y'iminota 20 kugera kuri 30. Ruhuka. Subiramo nyuma y'amasaha 24. Ruhuka. Subiramo nyuma y'ibyumweru kuva kuri 2 kugera kuri 3. Nanone uruhuke. Subiramo nyuma y'amezi 2 kugera kuri 3. Hari ikintu ukorera ubwonko buri gihe mbere yo gufata mu mutwe ukamera nk'ububyukije maze bugahita bwitegura ko umurimo ukurikiye hari ugufata. Ibi ni ibintu bizwi mu rwego rw'ubumenyi ku nyito ya conditionnement. Ababyize babizi cyane ku mushakashatsi Pavlov n'imbwa ye. Yari yarayimenyereje kubanza akavuza inzogera maze akayiha inyama. Yabisubiyemo kenshi maze bigeraho imbwa ihuza inzogera n'uburyohe bw'inyama. Maze uko yumvise inzogera igahita igira mu kanwa amatembabuzi yo kuryoherwa kabone n'ubwo nta nyama yahabwa. Ni nako bimeze ku bwonko bwacu. Igihe bwashakiwe ikintu cyiza bukorerwa mbere yo gufata mu mutwe, burakimenyera maze bukagihuza no gufata bugahita bwitegura. Igihe kimwe nigishaga abana gusoma Ikinyarwanda, nabazaga rero kubakoresha imyitozo ngororamubiri mbere y'uko biga. Muri yo harimo ibintu nari narahimbye mbabwira ko ituma umuntu ategeka ubwonko kandi agahuza amakuru n'ibikorwa. Undi mukino wari uwo guhererekanya umupira. Abanyeshuri bafashe ibyo bikorwa nk'ingenzi mbere yo kwiga, kuri igihe cyose ntabikoraga bambwiraga ko batiteguye. Ibi byatumye mu gihe kitagera ku kwezi bari bazi neza inyuguti zose kandi bashobora gusoma amagambo yose yoroheje. Kumenyereza ubwonko rero ni ukubutegura. Impamvu ni kimwe mu bintu bituma ubwonko bufata cyane. Niba ugisha umwana gusoma utaramusomera ngo yumve uburyohe bw'umwandiko, azabona gusoma nta gaciro bifite. Nyamara nubwira abafundi ko guhera uyu munsi bazajya babona akazi kubera ko bazi gusoma no kwandika, mu gihe gito kinazi kiteganyijwe uzasanga babizi banabyiyigisha. Gusobanurira uwiga akamaro ibintu bifite mu buzima bwe bizatuma yiga vuba. Mu banyeshuri nigishaga nababwiye ko iyo uzi imibare bigufasha kubara ibintu byose mu buzima. Ko kugira ngo wubake inzu ubare amatafari ayigize. Kugira ngo utware indege ugomba kumenya ibirometero uri bugende ugenda unagaruka. Ko kuvura ugomba kuba uzi umubare urugero rw'umuti rugeramo. Mu kubaha izi ngero, abana bumvisemo ibyo bakunda maze batangira kubihuza n'ubuzima bifuza kuzabamo. Bituma bumva neza akamaro ko kwiga imibare. Kandi iyo bakoraga ikosa mu mibare nariyamiraga cyane nti nta soni. Uzi ko ushobora guhusha ikirometero kimwe ukagusha indege mu mazi ugatuma abantu bapfa? Ni ngombwa kwita ku mibare cyane ukirinda ikosa ryose. Kubera rero ko gukabya ari amwe mu marangamutima aherekeza gufata ikintu ntuzakibagirwe, byatumaga umwana uko yigaga asubiramo akabara agahinyuza wenyine, yarangiza akambaza ati harya mwari, iyo wibeshye umubare umwe ushobora gutera umwana umuti wamwica? Nkamusubiza nti cyane. Nguko uko ubwonko bw'umwana muto bukwiye kubahwa no kwereka akamaro ko mu gihe kizaza, kandi arabyumva akanarushaho kumva umwubashye. Iyo umunyeshuri amaze kwiga ikintu agomba kukibagirwa kugira ngo azagisubiremo kimeze nk'aho ari gishya. Iki gihe ubwonko bugiha agaciro cyane. Niko kamaro k'ikiruhuko. Ariko kandi niko kamaro ko kwiga ikindi kintu nyuma y'ikigwaga bwa mbere, maze cya kindi ukaba ugihagaritse kugira ngo uzakigarukeho ari gishya, utume ubwonko bugifata vuba cyane bugihuza n'ibyo bwabitse. Igihe cyose rero twize ikintu biba ngombwa ko tukibagirwa tukajya mu kindi bitandukanye cyane kugira ngo tukigarukemo, cyangwa tuzakigarukemo ubwonko bwamaze kukibagirwa.
Ibi rero ni na bimwe mu bidindiza abana igihe bagiye gutangira umwaka wa mbere. Kubera ko baba barahawe ubumenyi bwenda gusa n'ubwo mu mwaka wa mbere bakiri mu mashuri y'incuke, bajya gutangira bumva ko babizi maze ntibibatere amatsiko. Kandi abana ntibazi kwibagirwa. Niyo mpamvu rero ari byiza gutegereza umwaka wa mbere w'amashuri kugira ngo umwana yige gusoma no kwandika. Mbere yaho yahabwa ibimufungura ubwenge gusa n'ibimutegurira kwiga, ariko ubumenyi nyabwo akabuhabwa kuva ku myaka 6, igihe ubwonko bwe buba bugeze kuri 90% by'imikurire yabo. Igihe kimwe uzicara wumva impumuro ikuje mu bwonko. Nukurikira uzasanga warabyumvise ahantu kera kandi hari ikintu kikunezeza. Ngiyi impamvu ubwonko bukunda gufata by'igihe kirekire ibintu bwafashe bwishimye. Kwigisha umuntu udashonje wariye ikintu akunze ni bumwe mu buryo bwo gutuma anezerwa. Kwigira ahantu heza hari amabara avuga ibyiza nabwo ni ubundi buryo. Kumva umuziki mbere yo kwiga nabwo ni ubundi buryo. Aha hari n'ibiryo bituma umuntu yumva anezerewe bigira ingaruka ku marangamutima, urugero nk'umuneke. Kuwubona mbere yo kwiga bituma ubwonko bunezerwa bukiga bunezerewe. Guha icyumba kigirwamo impumuro iyi n'iyi nabyo bituma ubwonko bunezerwa. Kwiga ikintu mu nkuru irimo amakabyankuru nabyo ni uburyo bwo gutuma ubwonko bugifata cyane. Niyo mpamvu abana bigira gusoma no kwandika mu nkuru zishushanyije zirimo amashusho arimo amabara meza anezeza amaso babifata vuba cyane. Ni byiza gukora amatsinda yo kwigishanya, nyamara usobanurira abandi usanga ari we muhanga. Kubera iki? Kubera ko yiga ikintu yarangiza akakigisha. Ni byiza rero ko buri wese ahubwo afata umwanya wo kubwira abandi uko yasobanukiwe ibintu. Bituma abanyeshuri bose biga bameze nka ba mwarimu, kandi iryo tsinda riba ririmo abanyeshuri b'abahanga. Ibi n'abana bato barabikora. Guha buri mwana umwanya wo kwigisha ibyo yize, haba mu itsinda cyangwa mu bindi, ni ukumwigisha gufata inshingano. Kugira inshingano rero bitanga ububasha. Ubwo bubasha nibwo butuma uwiga yigirira icyizere. Ubwonko bufata ikintu bwagizemo uruhare. Uburyo twigishijwe mu binyejana bishize bwo kwicara tugahabwa amasomo ducecetse kugeza tuyumvise, ntabwo butuma ubwonko bufatira kwibuka. Niba dushaka gufatira kwibuka, mwarimu agomba kwigisha aganira n'abanyeshuri, ababaza ibibazo nabo bamusubiza, nabo kandi bakamubaza. Bandika amagambo y'ingenzi, bamubwira ibyo batekereje. Kumenyereza abana kwicara bucece ntawe usobanuza kugeza isomo rirangiye, ni ukumenyereza ubwonko kutaba umufatanyabikorwa w'amasomo. Kugira ngo ufate neza ubwonko bwawe, ugomba kumenya ibyo bukeneye. Ubwonko ni ikinyabuzima. Ubwonko bufite ibiryo byabwo. Iyo umwana avutse, ubwonko bwe buba bupima 25% by'ibiro by'umubiri we wose. Ku mwaka umwe, ubwonko buba bupima 50%, naho ku myaka 6 buba bupima 90% by'ubwonko bw'umuntu mukuru. Ni nayo mpamvu imyaka myiza yo gutangira ishuri ari imyaka 6. Ubwonko bw'umwana bugomba kugaburirwa neza kugeza ku myaka 6, ariko na nyuma uko bukora bugomba kugaburirwa. Ubwonko bukeneye isukari ya glucose nyinshi kurusha ibindi bice by'umubiri. Bukenera ibyo kurya birimo za vitamine, cyane cyane zo mu bwoko bwa B, ni ukuvuga B1, B2 na B3. Igice cy'inyuma cy'ubwonko gikenera cyane vitamine C. Vitamine A na D nazo zikenerwa cyane mu bwonko kugira ngo ibinyamavuta bibashe guha ubwonko ibyo bukeneye. Bimwe rero mu biribwa twaha nk'ubwonko ni nk'ibinyamavuta nk'ubunyobwa, amandi, avoka, ibihwagari.
Hari kandi n'icyo kunywa kimeze nk'igikoma cyagenewe ubwonko kugira ngo kibugaburire ibyo kurya bituma bufata neza. Icyo cyo kunywa kiba kigizwe n'amata n'ibindi birimo amavuta. Ubwonko burahumeka. Ubwonko bukoresha 20% by'umwuka wose umubiri ukenera. Ni byiza ko uwiga abyuka mu gitondo akajya hari umwuka mwiza, agakora imyitozo yo kwinjiza mu bihaha umwuka no kuwusohora. Muri ubu buryo atuma ubwonko bubona umwuka mushya kandi bukeneye. Ubwonko bukeneye amaraso. Imitsi y'umubiri wose ihurira kandi igategekerwa mu bwonko. Niyo mpamvu niba ushaka ko amaraso agera mu bwonko, kora imyitozo yoroheje yo kugenda wihuta maze amaraso abone uko atembera mu bwonko. Aha turavuga ukoresha umwana imyitozo nk'iyi tuzi icyo agamije kandi tukabanza kukiganiraho nawe. Bityo nawe azagenda yiyumvamo buhoro buhoro impinduka kuko zidatinda kugaragara. Ubwonko bukenera amazi. Ubwonko ntibujya buruhuka. Kandi kugira ngo bukore neza bukenera amazi menshi birinda imitsi yabwo kumagara. Ni byiza kwimenyereza gufata amazi tukibyuka kandi bigatozwa abanyeshuri ndetse no hagati mu munsi bakaba bashobora kubona amazi kandi meza hafi yabo. Kwiga tunywa amazi usibye kubobeza ubwonko ngo bufate neza bituma uwiga atarambirwa, umubiri we wose ukaba ufite ubuhehere butuma yiga igihe kirekire. Ubwonko bukenera ikiruhuko. Nubwo buruhuka ariko ubwonko bukenera ikiruhuko. Ibitotsi nibwo buryo bwo guha ubwonko gusubirana imbaraga zabwo. Igihe turyamye hari imirimo myinshi ubwonko bukora. Nibwo bukora inzozi zifite akamaro ko kutubohora ku byo tuba tutabashije gukora cyangwa tutarabashije kugeraho. Kugira ngo ubwonko bw'umwana bukure neza agomba kuruhuka amasaha hagati y'10 na 12. Igice cy'ibitotsi kigabanyijemo imirwi 4. Iyo umuntu aruhutse bwa mbere aba ari mu ntera yitwa teta, aho ubwonko buba bufite icyagereranywa n'umuvuduko w'amasegonda 4 kugera kuri 6 ku cyiciro. Iyi ntera imara iminota mike. Iya kabiri ni ibitotsi byoroheje, aho ubwonko burushaho kugabanya umuvuduko maze iyi ntera ikamara iminota hafi 20. Intera ya gatatu y'ibitotsi ni ibitotsi biremereye, aho ubwonko buba bufite umuvuduko muto cyane. Iyi ntera imara iminota 10. Igice cya kane cy'ibitotsi ni ibitotsi biremereye ku buryo umuntu yasinzira agaherayo. Aha umubiri wose uraruhuka kandi imikorere yawo igahagarara. Kandi iki gice cy'ibitotsi kimara isaha. Mu gice cya gatanu umuntu asa n'uri maso, uduce twose tugize ubwonko dusa n'udukangutse, umutima ukongera ugakora ndetse n'ibihaha kandi ubushyuhe buriyongera. Nyamara nubwo biba bimeze bityo, umuntu aba ameze nk'ufite pararizi. Ntanyeganyega nyamara aba yumva ameze nk'uri maso. Ni muri iki gice cy'ibitotsi rero hakorwa inzozi. Ahanini inzozi zizanwa n'umunaniro no guhangayika. Iki gice cyo gusinzira gitwara 25% by'ibitotsi byose by'umuntu mukuru. Ni ukuvuga amasaha 2 muri 6 kugera ku 8. Naho ku mwana gitwara 12%. Iki gice cya gatanu cy'ibitotsi gikurikirwa no kwicura, aho umuntu yibuka inzozi yarose cyangwa ntazibuke. Nyamara ni byiza kwibuka inzozi kuko ni umurimo ukomeye ubwonko buba bwakoze bushakisha igisubizo cy'ikibazo twari twabura igisubizo turi maso. Niba ushaka ko umwana yibuka inzozi cyangwa ibyo yaraye yize biza mu nzozi, musabe kutabyuka yiruka. Muryamishe kare, abyuka atuje, akibyuka amara akanya atuje akiri ku buriri yibuka ibyo yararimo. Umutoze kandi kwiragiza Imana. Bituma inzira yo gukemura ibibazo yagize ejo igira ireme ry'ukuri. Urukurikirane rw'ibi bice by'ibitotsi rumara iminota hagati ya 90 n'120. Buri joro rigizwe n'ibi bice byisubiramo inshuro enye kugera kuri 5.
Igihe twakoze tukananirwa tugomba kuruhuka. Umunaniro ntitugomba kuwucecekesha dukoresheje ibyo ari byo byose birangaza ubwonko. Ikindi wamenya ni uko ubwonko bufite imivuduko ine, ibiri ikaba ikora igihe dukanuye, naho indi ibiri ikaba ijyanye n'igihe turyamye nk'uko twayibonye mu gice kibanza. Kubimenya bituma umenya uko ubukoresha. Iyo dukanuye ubwonko bwacu bugira umuvuduko w'ibyiciro 30 kugera kuri 5 mu isegonda. Uyu muvuduko witwa beta. Iyo tugifunga amaso umuvuduko urahinduka ukajya ku byiciro 10 kuri buri segonda. Uyu witwa alpha. Iyo tugitangira ibitotsi twinjira mu muvuduko w'ibyiciro 4 kugera kuri 6 ku isegonda, witwa theta. Iyo turi mu bitotsi bikomeye tuba turi ku muvuduko muto cyane witwa delta. Dushobora guha ubwonko bwacu umuvuduko dushaka tubinyujije mu nzira nyinshi. Ibyiciro bya alpha na theta ni ingenzi cyane mu myigire yacu. Delta ni icyiciro cy'ibitotsi byo hejuru cyane, naho mu cyiciro cya theta niho ubwonko bwacu buhanga udushya. Ni igihe tuba tudasinziriye cyane kandi tunasinziriye rwose. Ubwonko bwacu iki gihe buba bukora maze bugatanga ibitekerezo bishya kandi by'ingirakamaro. Iyo rero dushaka kwinjira muri iki cyiciro turi maso turiyuhagira. Buri wese ajya yumva ko iyo avuye kwiyuhagira aba afite ibitekerezo bishya kandi by'ingirakamaro. Burya ubwonko buba bwinjiye mu gihe gisa n'icy'ibitotsi byoroheje. Uhagira umwana wawe rero niba ushaka ko ubwonko bwe wiyumvamo bushya. Hejuru y'icyiciro cya theta hari icyiciro cya alpha. Nicyo dukoreraho iyo turi kwiga kandi byihuse. Ni icyiciro ubwonko bukoreraho iyo dutuje cyane. Turaceceka noneho tukinjiza amakuru mu bwonko bwacu. Iyo dushaka kwinjiza ubwonko bwacu muri iki gice dukoresha amashusho, indirimbo, kumva amakuru, gusomerwa n'ibindi. Mbese ya makuru yinjira mu bwonko nta tegeko ryo kuyashyiramo dushyizweho, dusa n'abaruhuka. Iyo umuntu ari kureba amakuru yinjizwa muri ubu buryo, ubwonko ntibushaka kwakira ikintu cyose. Niyo mpamvu ushobora guhamagara umuntu ureba televiziyo ntakumve ntanakwitabe. Umurimo ubwonko buba buri gukora ni ukwinjiza amakuru. Ibi rero twe twabikora igihe turi kwigisha abana bacu. Iki gihe uwiga aba yinjiza amakuru mu bwonko ako kanya. Umuvuduko wa beta rero niwo kabuhariwe mu kubika amakuru yose duhabwa n'isi aho turi. Niwo muvuduko w'ubwonko utegeka umuntu gutega amatwi no guha agaciro ibyo akora. Uyu muvuduko kwitoza kuwugeraho bikaba bisaba imyitozo yo kwitoza gutekereza ku kintu, ibitekerezo bikakigumaho kugira ngo twirinde kurangara. Mu buryo bworoshye uwiga ashobora gusabwa gutekereza ku kintu agiye gukora, agahabwa iminota iyi n'iyi, noneho agasabwa kugishyira mu magambo cyangwa kucyandika ku rupapuro. Urugero, umwana muto ashobora gutozwa gushyira ibitekerezo hamwe, asabwa gushushanya mu mutwe we ikintu iki n'iki, nyuma y'iminota igenwe agasabwa guhita agishyira ku rupapuro. Uko agumya akora uyu mwitozo, umwana azagera aho yige gushyira ikintu mu bwenge, agashyira ibitekerezo hamwe kandi akanabasha kubyandika. Abahanga bajya inama yo kwirinda cyane gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone n'ibindi mu masaha yacu ya mbere y'umunsi. Ibi bituma umusemburo wo kwishimisha, dopamine, ukorwa maze ubwonko bwacu bukamenyerezwa kurangara. Ni kimwe no kwereka abana filime cyangwa abantu bakuru bimenyereza kureba za filime mu gitondo. Bigabanya cyane umusaruro w'ubwonko. Ikindi twavuga ni uko kubera ko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, kuryama dutinze, guhora duhangayitse n'ibindi, bituma abantu bakuru badakunda gusinzira ngo bashyirweyo kandi barangize ibyiciro by'ibitotsi byagenewe kuruhura umubiri ukisubira, ahubwo bagahora basa
n'abacikirije ibitotsi. Ibi rero bigira ingaruka mbi ku burambe, ku mitekerereze no ku bitekerezo biganisha ku iterambere. Burya iyo dukoresha ukuboko kw'iburyo tuba turi gukoresha igice cy'ibumoso cy'ubwonko. Iyo dukoresha ukuboko kw'ibumoso tuba dukoresha igice cy'iburyo cy'ubwonko. Imiterere y'uburyo ubwonko butegeka umubiri wacu ikoresha kubusanya. Igice cy'ubwonko cy'ibumoso gitegeka ibice by'umubiri by'iburyo, naho icy'iburyo kigategeka ibumoso. Kubera kumenyera gukorera indyo, ntitwita gukoresha imbaraga zose z'ubwonko Imana yaduhaye. Niyo mpamvu abana bakorera imoso cyangwa abantu bakoresha imoso bavuga ko bafite ubuhanga bwihariye. Ni uko igice cy'iburyo cy'ubwonko gikungahaye cyane ku gufata ibyo bwiga ndetse no gutanga amabwiriza ku mubiri. Byagenda bite rero ngo umwana cyangwa wowe muntu mukuru ukoresha ibice byombi by'ubwonko? Urabigusaba kandi urabukangura. Ukoresha imwe mu myitozo ngororamubiri isaba ibice byombi by'ubwonko gukorana no gukorera hamwe umunsi wose. Bimwe mu by'umwana cyangwa wowe mukuru wakora ni nko koza amenyo ukoresha ukuboko kw'ibumoso, gusaba umwana kubanza kwandika amagambo amwe n'amwe cyangwa gushushanyisha ukuboko kw'ibumoso. Niba akorera indyo, gukora imyitozo yo gusobanya amaguru n'amaboko ukayihinduranya bimara byibura iminota 30. Iyo ukoze ibi bituma ubwonko bwigirira icyizere. Ibice byabwo byombi gitoza gukorera hamwe no kugira umumaro. Mu gihe iyo utabikoze, igice kimwe cy'ubwonko kiba ikinebwe kikanageraho nta kintu na kimwe kizi. Birashoboka ko twafasha umwana guta igihe cyangwa se tukamufasha kuba we nyawe. Ibi bizagusaba kwitegereza uwiga igihe ari mu masomo, kureba ibyo akunda nuko agira umwete wo gukurikira amasomo. Bizatuma umuhitiramo porogaramu z'ingenzi, umurinde izitagira icyo zimwungura. Urugero nko guha umwana amateka y'igihugu kigeze kubaho kikandikwaho amateka mu mwaka w'1882. Kubyigisha umwana kuri ubu ntacyo byamara, ahubwo icyiza byaba kumwigisha ubumenyi bw'ibanze akazajya kwishakira ayo mateka. Ikindi, igihe ufasha uwiga amuha amasomo agomba kumwitegereza bihagije, akareba uko akemura ibibazo, uko areba mu mapaje y'inyandiko, uko yivana mu ngorane. Bizamufasha gufatanya nawe gukosora no kureba imyitwarire imwe n'imwe izamufasha mu buzima. Ibi rero biragoye ku mwarimu ufite abana 25 imbere ye kuko atabibonera igihe. Ibi bituma umwana amera nk'ujugunywe mu ishyamba rya wenyine, akabura icyo afata n'icyo areka, bityo akifatira uko bagenzi be bakemura ibibazo. Mu gihe kizaza bizamugora kwisobanurira uwo ari we neza, ibyo yemera n'ibyo atemera. Bityo uzasanga umwana azi imibare cyane ariko atazi kubana n'abandi, azi ikoranabuhanga cyane ariko akarikoresha yiba, kandi ryari kumufasha kubona ibyo akeneye byose. Umukobwa uzi ubwenge ariko atigirira icyizere, ukazasanga atazi guhakana ibintu ibi n'ibi byamutera ingorane mu buzima. Ibi nta handi bituruka, ni uko umubyeyi aterera ishuri umwana akumva ko kuba umwana afite aho yirirwa bimuha amahoro, kandi ishuri naryo kubera umwanya ubaze no guhora ryigira ibizamini ritabona umwanya wo kwita kuri kamere ya buri mwana ngo ahabwe inyigisho n'inkunga y'ubumenyi akeneye ndetse no gutega amatwi, kandi nyamara ibi nibyo bituma ubwenge buhama. Utanga ubumenyi rero azita kwitegereza uwiga mu byiciro by'ubwenge bikurikira. Abahanga barimo umuhanga mu by'intekerezo Howard Gardner mu 1983 yashyize ahagaragara igitabo Frames of Mind cyagaragazaga ubwoko bw'ubwenge umuntu ashobora kugira. Reka tuburebere hamwe. Ubwenge nkoreshamubiri, l'intelligence corporelle kinesthésique. Ufite ubu bwenge amenya gukoresha neza umubiri we cyangwa igice cy'umubiri we kugira ngo agaragaze igitekerezo cyangwa ibyiyumvo mu buzima busanzwe cyangwa se mu rwego rw'igororangingo, imikino n'ubugeni. Gukuza ubu bwenge
bisaba imyitozo myinshi. Ubwenge bw'indimi, l'intelligence linguistique. Ubu bwenge budufasha gukoresha ijambo dusobanura igitekerezo no gutega amatwi ijambo rivuzwe n'undi. Kugaragarira mu magambo no mu nyandiko. Ni ubwenge bwo gukoresha amagambo. Bukenerwa cyane mu myuga imwe n'imwe nko mu bwanditsi, ubunyamakuru, guhindura indimi, kwigisha indimi, ubuyobozi na politike. Bukaba busaba kwigishwa ururimi ukoresha ku buryo bwimbitse. Ubwenge nkundakamere, l'intelligence naturaliste. Ubu bwenge butuma ubufite asobanukirwa ibigize urusobe rw'ibinyabuzima kandi akabikunda. Ubufite yita cyane ku bumenyi bw'ibimera, bw'inyamaswa, bw'ubucukuzi mu rwego rwo gufasha abandi kurinda isi kwangirika. Igihe uganira n'abanyeshuri bamaze guca akenge, ushobora kumenya niba bakungahaye kuri ubu bwenge. Ubwenge bwa muzika, l'intelligence musicale. Ufite ubu bwenge agira ubumenyi bwo gusobanukirwa amanota, guhimba no kuryoshya injyana. Nibwo bwenge bugirwa n'abandika umuziki, abawuririmba n'abawucuranga. Ubwenge bw'indoro ityaye mu kumenya ahantu n'ikirere, l'intelligence visuospatiale. Ni ubwenge bufasha umuntu kumenya aho ari no gushyira isano hagati y'ikirere, ahantu n'ibindi biremwa. Umuntu ufite ubu bwenge asobanukirwa vuba mu mutwe n'ishusho y'ahantu, isano yayo n'ikintu n'uburyo yayikoresha mu gukemura ikibazo. Ubu bwenge bugirwa n'abiga ubwubatsi, abafotora, abashushanya n'abatera amarangi, abandika za filime, abazitegura n'ibindi. Ubwenge mbonezamubano, l'intelligence interpersonnelle. Ni ubumenyi bwo kubasha kubana amahoro n'abandi kubera kumenya kwishyira mu mwanya wabo, kwihangana, kumva abandi no gufatanya. Ubu bwenge bugirwa n'umuntu wese ukora umwuga mbonezamubano, kwakira abantu, kuyobora ibikorwa, gufasha abantu mu by'intekerezo. Ubwenge bwo gusesengura n'imibare, l'intelligence logico-mathématique. Ni ubwenge bwo gukina n'imibare no gukemura ibibazo ukoresheje gusesengura. Busaba kwitegereza cyane, gusesengura hagamijwe gushyiraho amahame. Abanyamibare n'abakora imirimo yose ijyanye n'ubumenyi baba baritaye kuri ubu bwenge ku rwego rwo hejuru. Ubwenge nsesengura nyirabwo, l'intelligence intrapersonnelle. Ubu bwenge butuma nyirabwo yimenya, amenya ibyo akeneye, ateganya imyitwarire imbere y'ikintu iki n'iki, amenya gutegeka ibyiyumvo bye, yirinda ubuhubutsi. Ni ubumenyi butuma umuntu agira ishusho y'imiterere ye. Ubu bwenge kandi bugerwaho umuntu amaze gukura, anafite ubunararibonye buhagije mu buzima. Icyo buri mubyeyi n'umurezi akwiye kumenya ni uko umwana wese ufite imyaka kuva kuri 4 kugera kuri 12 afite ubushobozi bwo kwiga, kumenya no kuvuga indimi zigera kuri 7. Niyo mpamvu kimwe kandi bumwe mu burenganzira abana bakwiye guhabwa ari ukwigishwa indimi, kuko nirwo rufunguzo rw'ubumenyi baba bazakenera mu gihe kiri imbere. Ikaba gahunda y'ingenzi mu mashuri y'inshuke. Kuki ari ngombwa kwita ku bwenge nk'impano karemano? Kwita ku bwenge nk'impano karemano bizafasha uwigisha guha ireme ubumenyi bwose aho umwana. Urugero, niba nshaka kwigisha umwana imibare kandi nzi gakunda ubumenyi, siyanse yose n'ibijyanye no kuvura abantu, nzatanga ingero zose nzerekeza kuvura abantu n'imiti. Nzabwira umwana ko akwiye gukunda imibare kuko natayimenya atazabasha kubara umuti azandikira umurwayi, bityo bikaba byamuviramo gupfa. Ikinyuranyo cy'umubare umwe gusa kirahagije. Gushyira umwana mu isi y'umurimo akunda akibona akora ibyo, gukoresha amarangamutima akabya nk'uburyo bwo gukangura ubwonko ngo butazibagirwa icyo buhawe, bizabera umwana igikoresho gituma yita cyane kuri iri somo. Mu kwiga gusoma nabyo nzabigenza ntyo. Nzamubwira ko agomba gusoma neza kugira ngo amenye ibisubizo laboratoire yamuhaye atazavura indwara itari yo. Gukunda gutanga ingero nk'izi bituma umwana yigirira icyizere, yiyumva mu mpano ye. Bitandukanye no kwigisha abana barenga 10
utazabasha gushyikira impano ya buri wese muri buri somo. Umushakashatsi Loretta Browning wigisha iby'icungamutungo muri Kaminuza ya California yanditse igitabo yise Imisemburo yacu y'ibyishimo ahagaragara. Yerekanaga ko imisemburo itera ibyishimo ifite akamaro ko gutuma tubasha gukomeza kubaho. Iyi misemburo yitwa iy'ibyishimo kuko gukorwa n'umubiri kwayo gukurikirwa n'akanyamuneza. Iyi misemburo ni ine: ni dopamine, endorphine, ocytocine na serotonine. Agira ati, nubwo buri wese agira imbamutima ze zihariye, ariko imisemburo ituma umubiri wiyumva utyo ni imwe ku bantu bose. Iyo rero tumaze gusobanukirwa n'uko iyo misemburo ikora ikanakorwa n'umubiri, bituma tubasha gukora ibikorwa bishya byatuma umubiri uyikora. Dopamine, umusemburo wo gutsinda n'igihembo. Uyu musemburo ukorwa n'umubiri ugatanga imbaraga igihe tugiye kugera ku gisubizo gisubiza icyo dukeneye cy'ingenzi cyane mu buzima. Uyu musemburo ukorwa mu rwego rwo gushakisha no kubona icyo washakaga, noneho ukabyara imbaraga zo guhita ufata iki gisubizo ukakigira icyawe. Ibi bituma umubiri wiyumvamo akanyamuneza gatewe n'izi mbaraga uba ubonye kubera dopamine. Usibye aka kanyamuneza, uyu musemburo unatuma umubiri ubasha kubika amakuru ajyanye n'uko iki gisubizo kiboneka. Icyizere cyo kubona igihembo nicyo gituma ubwonko bukora umusemburo wa dopamine. Mu rwego rw'amasomo rero, kubona igisubizo cy'ikibazo nabyo biza mu rwego rwo gushakisha no kubona. Kunezerwa kw'igisubizo wagezeho ari cyo bituma impagarara zose umubiri washoboraga kugira ndetse n'ibyiyumvo byo kwiheba bikurwaho, hagasigara akanyamuneza. Gutoza uwiga kwishimira udutambwe duto duto atera adarinze gutegereza ibinini, no kumutoza kwishimira intsinzi agezeho, urugero nko kumutoza kwishima nyuma yo gusubiza ikibazo kimwe, kandi akaguma kwibwira mu mutwe we ko yatsinze, bituma habaho gukorwa kwa dopamine. Gushimira umwana uko amaze gusubiza neza ikibazo ni kimwe mu bituma dopamine ikorwa. Endorphine, umusemburo wo kubabara k'umubiri. Uburibwe cyangwa ububabare bw'umubiri nibwo butuma hakorwa uyu musemburo. Uyu musemburo ufite akamaro ko guhisha umubiri ububabare bwawo mu gihe runaka. Ibi bituma umubiri ubona akanya ko gushakisha igisubizo cy'ubwo buribwe. Gukorwa kwawo gukurikirwa n'akanyamuneza gatanga imbaraga zituma umubiri ubasha kwirwanaho. Ibitwenge ni kimwe mu bituma endorphine ikorwa. Kugira ngo umuntu yiyumvemo akanyamuneza, agomba kuba yabona buri munsi ikintu kimusetsa cyane kandi bivuye ku mutima. Kurira nabyo bituma uyu musemburo wa endorphine ukorwa. Gukora inanurangingo nabyo bituma uyu musemburo ukorwa. Ibi byose ni bimwe mu byakorwa maze uwiga akagira akanyamuneza gafasha ubwonko gufata ibintu ku buryo burambye. Ocytocine, umusemburo wo kwiyumvanamo, kugira icyizere n'urukundo. Iyo twumva dufitiye umuntu igikundiro, biba bituruka ku musemburo wa ocytocine. Uyu musemburo niwo utuma uruhinja rwiyumvamo nyina, kandi ugatuma nyina yita cyane ku mwana. Gukora ku muntu ni kimwe mu bituma uyu musemburo ukorwa. Gukora umwana mu mutwe agiye ku ishuri, umwifuriza amasomo meza, kumusengera umukozeho, kumwoza mbere y'uko ajya mu masomo ukamusiga, ni kimwe mu bituma ocytocine ikorwa. Serotonine, umusemburo wo kubahwa no kuyobora. Iyo abandi batwubashye kandi tukaba turi mu buryo bwo kugira abo tuyobora, ibi bitera ubwonko bwacu gukora umusemburo w'ibyishimo no kunyurwa witwa serotonine, uzanira umubiri akanyamuneza n'imbaraga. Ku mwana rero cyangwa uwiga wese, guteganya ibikorwa yagiramo inshingano z'ubuyobozi bituma uyu musemburo uzana akanyamuneza ukorwa. Icyo kwitonderwa uyu mwanditsi yavuze ni uko tutagomba kumva ko twahora twishimye dufite imisemburo y'akanyamuneza, imisemburo yo guhangayika nk'uwa cortisol ituma twiga kwirwanaho. Uyu musemburo uha ubwonko integuza yihuse
ko hariho ikibangamiye umubiri, maze bigakurikirwa no kwiyumvamo akanyamunabi gatuma dukora ibishoboka byose ngo tuvaneho impamvu yose ituma tukiyumvamo. Mu gushakisha igisubizo niho ubwonko bukora inzira zo kwirwanaho no kwirinda gusubira mu byabubabaje. Ngiyi rero impamvu kugira umuntu wujuje ubumuntu bwose bitajyana no kwishima gusa. Igitsure n'igihano kiri mu rugero biri mu byafasha umwana kwiga kwirwanaho no kugira ubudahangarwa mu bishaka kumusenya bivuye aho ariho hose. Kwigisha umwana kuguma mu isomo. Ushobora kubona umwana yicaye mu ishuri ariko adahari. Biturutse ku mpamvu nyinshi ziba zakuruye ubwonko bwe kurusha isomo. Urugero, nk'umwana wasize iwabo ibyo batetse byose bimaze kumeneka akaza atariye. Kugumisha ubwonko hamwe bugakurikira bisaba imyitozo. Umwitozo ukomeye cyane ni ugusubizamo umwana imyitozo myinshi iganisha ku isomo yahawe. Igihe umwana yashyizwe ahantu hacecetse, agahabwa imyitozo myinshi imusaba gutekereza, nubwo yayikora agenda akora amakosa, aho niho akura ubunararibonye ku isomo iri n'iri. Iyo umwana arangije imyitozo ituma asobanukirwa, biramworohera kwinjira mu ntambwe zikurikira z'ubumenyi. Bisaba umwanya uhagije, bitandukanye no kwihuta ngo turangize porogaramu. Ahubwo umwana agahabwa umwanya wo kugira ubumenyi ubwe, agasubizwamo imyitozo ihagije, ari nayo igaragaza ko isomo yaryumvise. Ibi kandi bijyana no guha umwana ikigwa kimwe igihe atarakimenyera ntiyongererweho ikindi. Umwana wese utangiye kwiga, imyaka iyo ari yo yose afite, akwiye gutozwa kuyobora ibitekerezo bye ku kintu runaka. Bisaba kumuha ibyo atekerezaho kandi akabirangiza abyikoresha ntawe umuhagarariye. Ibi bizanafasha umwana kwitoza kudakorera ijisho, kudakorera gushimwa, ahubwo akore byose kuko bimureba kandi yige gufata inshingano. Mubyeyi murezi, ubwo tumaze kumenya uko ubwonko bwacu bukora, dushobora kubukoresha neza. Dushobora gutoranya ibifite akamaro no gukurikira inzira tuzi, aho gufata abarerwa nk'abakwiye kwakira ibyo tubaha gusa, ahubwo tukanahindura uburyo tubibaha. Tuzahura ubutaha kugezaho iyindi nyigo yiswe guha umwana ubumenyi hakoreshejwe imizingo, apprentissage par module. Izagufasha kuba wakwikurikiranira umwana aho ari hose n'igihe cyose, kandi akamenya inyigisho wamuteguriye ku rwego rwuzuye. Gira ibihe byiza.